Ni abakobwa batanu bafitanye isano yo mu maraso bamamaye mu Rwanda ariko no muri Afrika bitewe n'uburyo banyura benshi ku mbuga nkoranyambaga. Ubushabitsi binjiyemo bushingiye ku mideli n'ubukwe bw'agatangaza bakomeza kugenda bakora, aho abasigaye batarashaka ari babiri nabo bari mu nzira. Kuva mu 2018 hadutse itsinda ry'abakobwa batanu ryamamaye ku izina rya Mackenzie nyuma yo guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga binjiye mu bucuruzi bw'imyenda. Mackenzie ni itsinda ry'abakobwa batanu aribo Nishimwe Naomi, Uwineza Kerry, Uwase Ketia, Iradukunda Brenda na Uwase Pamela Lowana. Batatu muri bo Nishimwe Naomi ari nawe muto, Uwase Ketia ariwe mukuru na Iradukunda Brenda wo hagati baravukana mu nda imwe, mu gihe Uwineza Kerry ari nyirasenge w'aba bakobwa kuko avukana na se ubabyara, mu gihe Uwase Pamela Lowana ari mu byara wabo. Aba bakobwa tumaze kuvuga ushobora kuba ugenda uhura nabo ku byapa bigiye bitandukanye. Ndimo rero tugiye kugarukaho muri iki kiganiro uburyo bazamutse, uburyo bamamaye, uburyo bagenda bakora ubukwe bw'agatangaza bwitabirwa n'abakomeye barimo n'umuryango wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Twizere ko bamaze gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi mu biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho n'umuryango mugari wa Nexus. Abakobwa bamenyekanye cyane mu 2018 ubwo bifataga amashusho bakayashyira ku mbuga nkoranyambaga bari kuririmba indirimbo ya Mr Easy wo muri Nigeria. Barayamwoherereza nawe ayashyira mbega ku mbuga nkoranyambaga, abantu barayakunda cyane. Nyuma benshi mu bakora ubucuruzi mu Rwanda batangiye kubiyambaza mu buryo bwo kwamamaza ibikorwa byabo, byavuye ku rwego rwo kwishimisha ibisanga bakorana na societe zikomeye mu Rwanda na MTN n'ibindi bigo by'ubucuruzi. Nyuma y'igihe bamamaza ibikorwa by'abandi, abagize itsinda rya Mackenzie biyemeje gutangira ubucuruzi bw'imyenda. Nishimwe Naomi ubarizwa muri iri tsinda akaba ari nawe nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 2020 yavuze ko ari ubucuruzi binjiyemo bagamije kwagura ibikorwa byabo. Ati abantu benshi bakundaga kutubaza niba nta bikorwa runaka dufite ngo bakorane natwe, byatumye dutekereza ikintu twakora kikanatwungura. Mu by'ukuri twahurije rero ku bucuruzi bw'imyenda. Imyenda yabo bayise Zoe Design, gusa sibo bayikore mbega batangiye bayidodera cyangwa bayikora, ahubwo biyambazaga abadozi b'umwuga. Naho asobanura kuri iyi ngingo ubwo batangiraga, twe ntabwo turatangira uruganda cyangwa inzu y'abadozi, hari abo dukorana mu kuburyo tubaha ibyo dushaka bakabikora uko twabisabye. Abo bakobwa kandi n'iduka mu by'ukuri batangiye bafite, bacururizaga ahubwo mu by'ukuri bacururizaga mu buryo bwa online cyangwa se kuri internet. Miss Naomi yakomeje mu by'ukuri asobanura iyi ngingo ubwo batangiraga, byose bizagenwa n'ubushobozi tuzagenda mu by'ukuri dushyira cyangwa se tubona, noneho uburyo tuzacuruza tuzagenda dushyira imyambaro itandukanye ku rukuta rwa Instagram. Uzajya ashima atwandikire hanyuma tube twamushyira umwenda yashimye kandi mu gihe gito. Gutangira Zoe byabaye ku mugaragaro kuwa 10 Ukwakira 2020 mu gikorwa cyabereye muri imwe muri hoteli zikomeye hano mu mujyi wa Kigali ya Parkin Hotel mu mujyi wa Kigali. Kugeza n'ubu ngubu ubucuruzi bwabo bwaragutse, bafungura iduka ryo gucuruza imyambaro ndetse batangira no kujya bambika abantu bakomeye mu Rwanda no hanze yarwo. Muri abo cyangwa se abambitswe mu by'ukuri na Zoe kugeza ubu ngubu harimo umuryango wa Ange Kagame n'umugabo we Bertrand Ngengoma, kimwe na Madame Jeannette Kagame. Bose bambitswe n'iyi nzu y'imideli y'aba bakobwa ndetse batangiye no kuba ababyeyi, nk'uko tuza kugenda tubigaruka. Uko bagenda baguka mu buryo bw'ibyo bakora bifatika, binajyana no kugenda baguka nk'umuryango, aho benshi muri bo bamaze kurushinga kandi mu by'ukuri abandi bari mu myiteguro, niko umuntu yavuga. Kugeza ubu abamaze kurushinga bamaze no kuba bungura uyu muryango wa Mackenzie abuzukuru. Tariki ya 9 Ugushyingo Pamela yambitswe impeta n'umukunzi we, amusaba ko yazamubera umufasha w'ubuzima bwose asigaje ku isi, undi nawe abimwemerera mu by'ukuri atazuyaje. Ibi byakurikiwe no kuba Pamela yarasezeranye n'umukunzi we Martin Carlos Mwizerwa imbere y'amategeko mu muhango wabaye
kuwa 8 Ukuboza 2022 maze kuwa 15 Ukuboza 2022 haba ibirori by'agatangaza byabereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo ahazwi nko kuri Romantic Garden ku Gisozi. Ibi birori bidatinze byakurikiwe kandi n'ibindi by'agatangaza byabaye tariki ya 23 Werurwe 2023 aho Afande David Nsengiyumva icyo gihe wari ugifite ipeti rya second lieutenant yasezeranye kubana na Karim Madra. Ni ibirori byitabiriwe na Perezida Kagame na Madame Jeannette Kagame n'abana babo bose barimo Afande Ian Kagame na Afande Brian Kagame banambariye Afande David Nsengiyumva. Nubwo ari we muto umwaka 2024 wasize Miss Rwanda, Nishimwe Naomi asezeranye kubana Karamatana Michaela Tesfaye rwiyemezamirimo w'umunya Ethiopia umaze imyaka isaga 7 atangiye gukorera mu Rwanda. Dusubiye inyuma gatoya, abe uyu mwizerwa mu by'ukuri Carlos ndetse na mwizerwa Carlos yari asanzwe n'ubundi ari umuntu uziranye n'aba bakobwa guhera mu mwaka 2020 aho yari n'umujyanama wa Miss Naomi. Uyu David cyangwa se Afande David nawe n'umwe mu bari baziranye n'aba bakobwa kuko nkuko bigaragara ku rubuga rwa Zoe mu mwaka 2020 bari mu bambikaga uyu musore wasoreje amasomo yiwe ya gisirikare mu ishuri rya Royal Military Academy aho yaniganye na Afande Ian Kagame, ndetse iri shuri akaba ari naryo ryasorejemo Afande Brian Kagame nawe uheruka mu by'ukuri kuba asoreza muri iri shuri riherereye hariya i London mu Bwongereza. Mu by'ukuri umwaka wa 2024 wasize mu by'ukuri uyu mukobwa nawe Miss Naomi nawe abashije kuba mu by'ukuri agira gute nawe yinjira mu buryo bumwe cyane ubundi ava mu ngaragu aba mu by'ukuri aba umugore w'umuntu cyangwa se umugore mu by'ukuri. Kugeza ubu ngubu umwaka wa 2024 wasize mu by'ukuri Naomi nawe wasezeranye na Michaela Tesfaye n'umurwiyemezamirimo ukiri muto wageze mu Rwanda mu mwaka wa 2018 aje kwimenyereza ibyo yararimo yiga, aza gukunda u Rwanda atangira kurukoreramo afungura company zitandukanye zigenda zikora ibintu bigiye bitandukanye. Muri ba rwiyemezamirimo bagiye bahabwa ibihembo bitandukanye. So mwaka wa 2024 nyuma yuko aba bombi bari baramenyanye mu mwaka wa 2022 gutyo 2021 byaje kurangira rero bagize gute byaje kurangira batangiye mu by'ukuri babanye. Ubukwe bw'aba bombi bukaba bwaritabiriwe n'ibyamamare mu ngeri zitandukanye, twavugamo mu by'ukuri nka Miss Mutesi Jolly, Miss Muheto n'abandi bagiye batandukanye, ndetse bwa mbere mu mateka kuba mu by'ukuri ubwabaye ubukwe bwiza, ubukwe bw'icyamamare bwabashije no kuba bunyura kuri YouTube, aho mu gihe cy'amezi agiye kugera kuri 4 ubu bukwe bwanyuraga bunyuzwa cyangwa se bunyuze ku rubuga rwa YouTube mu buryo bwa live. Kuri uru rubuga bamaze kurebwa n'abagiye kugera mu by'ukuri kuri miliyoni. Ni ibintu rero bidasanzwe, ni ubukwe bwarebwe n'abantu benshi mu masaha agera mu 9 bwari bukurikiwe n'abantu benshi live, ndetse bivugwa ko muri Afrika ari hake ushobora gusanga ubukwe mu by'ukuri bwakurikiwe nk'ubu bukwe bw'uyu mukobwa. Kuri ubu amaso abantu bayerekeje kuri Ketia Kamari, uyu akaba ari we mukuru mu muryango mu by'ukuri uvuka mu Miss Naomi ndetse na mukuru we wundi witwa Brenda. Mu by'ukuri Ketia Kamari n'umukunzi we Adonis Joven Fila ukinira APR BBC cyangwa se Basketball Club batangaje itariki y'ubukwe bwabo nyuma yaho mu by'ukuri urukundo rwabo rwagiye rugerwa intorezo. Kuri uyu dusubiye inyuma gatoya, ubukwe bwinshi bukunda kujya kuba usanga nyine mu by'ukuri abantu babugarukaho mu buryo bugiye butandukanye. Mu mwaka wa 2022 na 3 hagiye humvikana inkuru z'ukuntu hari ibibazo biri hagati ya Michaela Tesfaye ndetse na Nishimwe Naomi, bamwe bakanavuga ngo baratandukanye ngo byatewe n'ibintu bigiye bitandukanye. Kuri ubu rero nanone ubukwe bwa Ketia Uwase nabwo bwakomeje kugenda bukururwa cyangwa se bukurura inkuru zitandukanye zirimo no kuba barabugeze mu by'ukuri intorezo. Kuri uyu wa 30 Werurwe mu by'ukuri 2025 Ketia Uwase Kamari uvukana na Miss Nishimwe Naomi akaba ari no mu bakobwa bakunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga yatangaje ko ubukwe bwe na Adonis buzaba
tariki ya 5 Nzeri 2025. Abakobwa rero n'abakobwa bamaze kuba n'ibyamamare bakurikirwa n'abantu batandukanye, ariko n'abantu nanone bakunda kuba rwose batangaza hakiri kare igihe bazakorera ubukwe. Nishimwe Naomi numva yaratangaje kazakora ubukwe mu kwezi kwa 12 hari hakiri mu kwezi kwa mbere. Urumva rero ni nguyu nawe abitangaje hakiri kare ko mbere mu Mutarama 2025 nibwo Adonis yambitse impeta y'urukundo Ketia Kamari amusaba ko barushinga. Icyakoze ibi byakurikiwe n'amagambo menshi ku mbuga nkoranyambaga yabategaga iminsi urukundo rwabo, bavuga ko rutazamara kabiri kandi ko n'ubukwe bwabo bushobora kutazaba mu by'ukuri. Byatewe hanini no kuba uyu musore yarashinjwaga cyangwa se yarashinjwaga mu by'ukuri ubuhehesi. Iyi kidobya mu rukundo rw'aba bombi yatangiye kuzamuka nyuma y'ubutumwa uwitwa Elia Rwanda yashyize ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ko uyu musore aryamana n'abandi bakobwa nubwo akundana na Ketia Kamari. Yakomeje abwira Kamari ko Adonis ntabwo ari uwawe, ni uwacu twese. Adonis akimara kubona ubu butumwa yashyize abawunyomoza akoresheje urubuga rwa Twitter cyangwa se X, aho yagize ati ni uwa twese, ishyari rizabamara, ndi uwa Ketia. Gusa mu by'ukuri ahakana ibyo ngibyo. Ibi mu by'ukuri byongeye gufata indi ntera ubwo abantu batangiraga guhererekanya amashusho y'ubwambure bivuga ko ari Adonis yoherereje umwe muri aba bakobwa. Nyuma ya Ketia hari kandi Brenda, umwe mu banyarwandakazi cyangwa se abanyamakurukazi ba Power FM. Ni umukobwa amashusho ye yishimiwe abyinana na Afande Ian Kagame mu bukwe bwa Afande David na Kelly Madra, aho bombi bari bambariye aba bageni. Kugeza ubu ntabwo ubuzima bwe bw'urukundo buzwi, gusa ari mu bakobwa bagira ubutumwa yaba ubw'amafoto n'ubundi bwishimirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga. Kugeza ubu ngubu rero nk'uko twabigarutseho, uwitwa Kelly Madra yamaze kuba mu by'ukuri agira gute ashyingiranwa na Afande David, ariko noneho bisumbye ibyo ngibyo no Imana yamaze kuba inaba blessing cyangwa se ibaha umugisha w'umwana w'umuhungu. Umwana w'umuhungu ubona rwose abantu bakunda kwishimira amafoto yiwe bavuga bata Young King, kubera ko ni umwana nyine ushimishije, n'umwana ukunda guseka cyane. Noneho hakaza kandi na Carlos ndetse na Pamela nabo bamaze kuba bunguka imfura yabo y'umukobwa. Nawe n'umukobwa uteye rwose mbega n'umwana mwiza, n'umukobwa mutoya mwiza cyane, abantu bishimira amafoto yabo. Aba rero ni bamwe mu bakobwa mu by'ukuri umuntu yavuga ko Mackenzie ni bamwe mu bakobwa bakurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga, birumvikana kuko uwitwa Nishimwe Naomi ari mu bakobwa mu by'ukuri bavuzwe n'ubu ngubu kandi bavugwa mbega kubera mu by'ukuri impamvu zitandukanye zirimo kuba yari icyamamare guhera muri 2018, ariko noneho inzira yanyuzemo agenda yegukana amarushanwa y'ubwiza kugira yegukanye irushanwa rya Miss Rwanda 2020, ndetse akagenda yambazwa na kompanyi zitandukanye mu kwamamaza ibikorwa bitandukanye kugeza n'uyu munsi, aho ibyapa bitandukanye hano mu Rwanda usanga ariho. Ni umwe mu bakobwa rero abantu babifuza kumenya amakuru yiwe umunsi ku wundi, ndetse amaze no kubafungura urubuga rwa YouTube rukurikirwa n'abarenga 100,000, ari narwo rwanyujijweho mu buryo bwa live ubukwe bwiwe bwabereye ku Ntare Arena mu mpera z'umwaka wa 2024. Uyu rero Miss Nishimwe Naomi uretse kuba ari icyamamare mu by'ukuri mu birebana n'ubwiza, akaba mu by'ukuri ari n'umuhanga mu by'ukuri mu bijyanye n'ubucuruzi, birumvikana by'umwihariko bw'imyambaro, aho yagiye binyuza muri Mackenzie bagiye bambika abantu bakomeye ndetse bakaba inshuti y'akadasohoka y'umuhanzi Mr Eazi. Mu by'ukuri birumvikana kuko urumva ni nawe byatangiriyeho byose, batangira kugenda bamamara mu buryo bugiye butandukanye. Ku rundi ruhande rero birumvikana ni umuryango utisukirwa, n'umuryango n'abakobwa batisukirwa mu by'ukuri, kuko biragoye kuba wabona aho umuntu akora ubukwe bukaba bwakitabirwa na nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kuba umuntu yakora ubukwe bukaba mu by'ukuri yakambarirwa n'abana ba nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Ni ibintu rero bigize gute biba bidasanzwe muri rusange. Ku rundi ruhande rero ni abakobwa bakunda gusenga, n'abakobwa bakunda gusenga muri rusange, usanga by'umwihariko ni ibintu bakomora ku mubyeyi wabo. Umubyeyi wabo mu by'ukuri w'umumama ni umubyeyi ukunda gusenga cyane, ariko nanone na papa wabo nawe ni umwafande mwiza mu ngabo z'igihugu, mu ngabo z'u Rwanda, mu ngabo za Rwanda Defense Force, ndetse mu bihe bitandukanye bagenda bagaragaza amafoto bari kumwe
nk'umuryango bari kumwe n'ababyeyi babo, bari kumwe ba nyirakuru, bari kumwe na ba nyirasenge, ndetse ubona ko nyine n'umwe mu muryango abantu bakunda gukurikirana, bakunda kureba ese bimeze bite. Ni ahantu hakeya kandi ushobora kuba wabona ubukwe bwabaye ukabona mu by'ukuri imfura ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Cyomoro Ivan yitabiriye ubwo bukwe. Ubwo turavuga ku bukwe bwa Afande David. Ni ubukwe rero bwitabiriwe n'abantu bagiye batandukanye. Ubukwe bwa Pamela nabwo ni ubukwe bwagenze neza, yambariwe n'abavandimwe biwe, bwitabirwa n'ibyamamare bigiye bitandukanye. Ubukwe bwa Nishimwe Naomi ni ubukwe bw'amateka, ndetse ubu ngubu abantu barimo kwibaza bati ese Ketia Kamari we bizaba bimeze bite, bizagenda bite, bimeze bite, buteguye gute, bumeze gute? Update nyine ni ikintu abantu baba bashaka kumva. Minisitiri yashize Ketia Kamari aheruka gutangaza ko mu by'ukuri yishimira ko uburyo yabanyemo na Adonis, ndetse mu by'ukuri nta kintu na kimwe gishobora kuba cyasubiza kariyeri ya Adonis inyuma, kubera ko babana, kubera ko bakundana. Ati Adonis ni umuntu ukunda umukino wa basketball, ati bikunda kumangayikisha iyo mubona mu kibuga nkabona yenda baramuhiritse, ariko nta kundi nyine niko kazi akora. Ati kandi akunda ibyo akora, abiha umwanya wabyo, ndetse n'ibirebana n'urugo ndetse no gutegura ubukwe turimo twitegura nabyo tukabiha umwanya wabyo. Twizere ko rero wamaze gukora subscribe kugira ngo twitubane umunsi ku wundi. Comment yawe ni ingenzi, ariko gukora share ndetse no gukanda like. Ciao ciao, turabakunda cyane.